harakabaho umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha, wari inyangamugayo, wari intangarugero, hahirwa abakumenya ukiriho, wari uw'agaciro kuri twese, nzagukumbura. Uko umunsi azaza ndabimufashamo tugategura guhura, ariko Imana ntabwo yabikunze. Ikindi namuvugaho, yari umuntu ugira burage cyane. Ntitwavuganye kenshi cyane, ariko igihe twavuganaga twamaraga umwanya munini turi kuganira, ambwira yuko nzajya musuhuriza abantu bose, anambwira yuko ngomba kwita ku muhungu we witwa Shema. Yarambwiye ati niwe mama we uri mu Rwanda, ngomba kumwitaho. Ndamushimira cyane, nubwo nari niteguye yuko igihe kizagera twongera tukabonana. Ndamushimira ku byo yagiye atuganirizaho. Njyewe nagize amahirwe yo kuba yanganiriza ku buzima bwa kera bwo mu rugo, ndabimushimiye. Kandi mfashe akanya kugira ngo nkomeze abana be yasize. Turahari, tuzakomeza kuba mu mwanya we. Icyo musabira ni ukuruhukira mu mahoro. Irane arakoze. Dukurikizeho Gatete Jean Pierre, nawe bariganye, kugira ngo agire nawe icyo avuga. Gatete. Ngire mbere na mbere mbanje kubihanganisha mwese, naganishije umuryango harimo umuhondo cyane, ushyire Dadi ni inshuti yanjye, kuko yari n'umuvandimwe, umuntu twakoranye urugendo rwo kuva mu bwana, kuva muri primaire twariganye, segonderi turigana, twarabanye cyane. Dadi icyo muziho, ari umuntu ugira urukundo cyane, agakunda inshuti ze, agakunda na famiye kuva kera. N'ubu ngubu twajyaga tuvugana, iyo Maridadi yajyaga ampamagara, hari igihe twanavuganaga na saa moya za mu gitondo zikagera tukivugana. Maridadi rero yarihuse, yaradutunguye. Nari maze igihe tutavugana, twaherukaga kuvugana kuri Pasika, tudaheruka kuvugana. Yaradutunguye, yarihuse cyane, ariko Maridadi yaranzwe n'urukundo mu buzima bwe. Maridadi ikindi muziho, buriya abyara umwana we w'umukobwa, sinarinzi Shema we yamubwiye nyuma. Maridadi Shema abyara Kororisa, ninjye wamuhaye izina. Yari umuntu w'inshuti yanjye, yarambwiye ati tumwite nguki, ndamubwira nti tumwite Kororisa, ararikunda ararimwita. Ejo bundi rero nibwo yambwiye ko afite na Shema, arambwira ati yapangaga gutaha. Yarambwira ati ubu natangiye gupanga gutaha, ninza nawe uzamubona. Ariko nageraga n'amafoto ye, yari fotokopiye neza neza. Nibyo navuga kuri Maridadi. Maridadi yaranzwe n'urukundo. Ari abo biganye barabizi, abo bakoranye bose. Nakoze n'ibyo navuga kuri Maridadi. Tube dushyizeho korali turirimbire, nyuma yaho ndababwira ikintu gikurikiraho. Korali mwaza mugakomeza.
dusenge ku buryo burambuye twagira icyo twakiriye. Mbere na mbere ndagira ngo mbabwire ukomere mwihangane, turi ahangaha turi mu kiriyo, kandi ikiriyo kiba habaye ibintu bitari byiza. Mukomere mwihangane, turi hano kuko urupfu rwadukozemo, kandi mu buzima nyine urupfu rubamo. Ubuzima ni bugari bukagiramo byinshi, ndetse muri ibyo byinshi hakabamo n'urupfu. Ibyo bikatubwira yuko urupfu rutamira ubuzima, kuko ubuzima ni bugari kuruta urupfu. Iyo rero duhuye nk'uku nguku dutaramiye umuvandimwe, tumuzirikana, tumusabira, nibyo turababara nk'abantu, kuko hari ibyo tuba twaramenyereye gusangira nawe, hari ubuzima tuba twaramenyereye kubanamo nawe buba buhagaze, tukababara. Kenshi bikazamo no kurira. Burya amarira ni umutima uba uri kuvuga ibiwuriho, ariko tukanibuka yuko nyine urupfu ruba mu buzima, kandi ubuzima ari bugari kururuta. Tukabyumva cyane twishingikirije ku ijambo ry'Imana, kuko abaririmbyi mwatangiye n'isengesho ntarahagera, abaririmbyi bari bari kudufasha nabo kwerekeza imitima ku Mana, kuko ubuzima ariyo buturukaho. Imana niyo mugenga w'ubuzima, niyo iturema twese, niyo uturukaho twese, ikaduha ubuzima. Ngiye nkunze kuvuga ngo icyo Imana itanze ntabwo ikisubiza, ntabwo Imana iduha ngo nirangiza itwambure. Iyo iduhaye ubuzima iba ibuduhaye, iyo ituremye ituremera kubaho, ikaturemera kubaho ubuziraherezo. Muti ko turemerwa kubaho ubuziraherezo, se urupfu wirengagije ko rubaho, kandi ari narwo ruduhurije ahangaha. Ijambo ry'Imana ridufasha kumva urupfu, tukarwumva, ndetse iyo dukomeye tukagera naho turwakira koko, tukabaho tuzi yuko tutazahoraho muri ubu buzima, ahubwo tuzahoraho mu Mana. Na rwa rupfu rwaza ntirudukange, ntiturutinye ngo dukangarane, nubwo nyine rutubabaza nk'uko nabivugaga, ariko tukibuka yuko inyuma yarwo hari ikindi, inyuma y'urupfu hari ikindi. Ibyo rero tukabyumva twishingikirije ku ijambo ry'Imana. Ubu ngubu dusigaye dusomera muri telefone, keretse niba hari umuntu ufite Bibiliya hafi akantiza. Umupadiri utira Bibiliya ntimumuseke. Ndagira ngo dusome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku rupfu, ndetse turasanga ahubwo rivuga ubuzima kuruta uko rivuga urupfu. Turasoma mu ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyakorinti ku mutwe wa 15, hanyuma duhere ku murongo wa 51 tugere ku wa 58. Pawulo abwira Abanyakorinti ati, ngiye noneho kubahishurira ibanga. Twese ntituzapfa, ahubwo twese tuzahindurwa ukundi mu kanya gato, nk'uhumbije ijisho akarumbeti k'imperuka kavuze. Koko akarumbeti kazavuga, maze abapfuye bazukire kudashanguka, nuko natwe duhindurwa ukundi. Ni ngombwa ariko ko uyu mubiri wagenewe kubora ugezwa ku budashanguka, kandi uyu mubiri wagenewe gupfa ukagabirwa ukutazapfa. Igihe rero uyu mubiri ugenewe kubora uzagezwa ku budashanguka, kandi uyu mubiri ugenewe gupfa ukagabirwa ukutazapfa, ubwo ngubwo ibyanditswe bizaba byujujwe ngo urupfu rwaburijwemo n'umutsindo. Urupfu we, ugutsinda kwawe kurihe?
urubori rwawe ruri hehe wa rupfu we? Koko rero urubori rw'urupfu ni icyaha, naho ububasha bw'icyaha buturuka ku mategeko. Dushimira Imana yaduhaye gutsinda kubw'umwami wacu Yezu Kristo. Nuko rero bavandimwe nkunda, nimukomere mwe guhungabana, mukomeze gukorera Nyagasani, muzi neza ko kuruhira Nyagasani bitazabapfira ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twebwe nk'abantu iyo dukoranye gutya usanga tuvuga urupfu, tukaba ari rwo duhanga amaso tukaruha umwanya munini. Ariko iyo twubuye amaso tukayahanga Imana, tukareba tumurikiwe n'ijambo ryayo, twumva ubuzima, tubona ubuzima. Pawulo aravuga iby'urupfu koko, akavuga abapfuye, ariko akavuga ati bazazuka, kandi kuzuka ni ukubaho. Barapfuye ariko bazazuka, bazabaho. Ibyo bikavuga yuko urupfu rutazimya ubuzima. Navuze ngo ntirubumira, ntabwo rubuzimya, rurabuhungabanya, rurabujegeza, ariko ntabwo rubuzimya. Navuze mvuga yuko ubuzima bukomoka ku Mana. Twese ubu ngubu wagira uwabaza ati ubuzima ni iki, twabuvugaho byinshi. Njye navuga yuko ari impano mbere na mbere. Ubuzima ni impano duhabwa n'Imana, impano itangiwe ubuntu, ndetse impano isumba izindi zose, kuko ibindi byose bishobora kutubaho, dushobora kubyakira, dushobora kubikora kubera yuko dufite ubuzima. Iyo tudafite ubuzima n'ibindi byose ntibishoboka. Urupfu rero duhanga amaso, urupfu tuvuga, urupfu ruturiza, urupfu ruduhungabanya, ndagira ngo mbamenyeshe cyangwa se mbibutse yuko rwatsinzwe. Urupfu rwaratsinzwe. Nubwo turi ahangaha tuvuga ko uyu muvandimwe Maridadi atari kumwe natwe, nk'abantu mu ntege nke zacu twumva yuko urupfu rwamutwambuye, ijambo ry'Imana ritwibutsa yuko urupfu rwatsinzwe, rwaratsinzwe. Ubuzima bw'umuntu dushobora kubureba tubugereranya n'ubuzima bwa Yezu. Twese turavuka, tukabaho, tugakura, tugakora byinshi. Yezu yakoze byinshi, ari nabyo bituma no mu bihe nk'ibi ngibi duhagarara hano twitwa abakristu, dukora ibikorwa bya gikristu, utuvuyemo tukamushyingura gikristu. Ibyo byose bikomoka ku buryo Yezu yabayeho muri ubu buzima, ku byo yakoze. Nimwumva mutanyumva neza, mutega amatwi cyane, ntimumbwire ngo mvuge cyane, ahubwo mutega amatwi cyane. Hanyuma Yezu wabayeho nk'uko natwe turiho, ageraho arapfa. Umuntu yavuga ngo ava mu buzima, ariko amaze gupfa ntabwo urupfu rwamuheranye, rwamubanye iminsi mikeya. Abamuririra baramuririra nawe, ndetse mbere yo gupfa arababara. Tuzi ko yashinyaguriwe. Twebwe abantu tubabazwa na byinshi, uburwayi, kugora abandi, byinshi dushobora gusanisha nabyo n'ububabare bwa Yezu. Ariko ubuzima bwe ntabwo bwarangiriye ku rupfu, ntabwo bwarangiriye ku wa gatanu mutagatifu, ntabwo bwarangiriye ku musaraba, ahubwo yavuye muri ya mva, yiyereka abigishwa be, yiyereka ababanye nawe, arabasezera. Bagiye mu misa ku cyumweru, twizihizaga umunsi mukuru wa Ascension, twibuka ko Yezu yasezeye ku bigishwa be agasubira mu ijuru, atabasize, atabatereranye, ahubwo ababwira ati ndagiye kugira ngo namwe muzansange. Urupfu rukaba inzira cyangwa se irembo tunyuramo dukurikiye Yezu. Nawe wabayeho agapfa, akanyura mu rupfu, akanyura mu mva, ariko akazuka, kandi akazukira kujya mu ijuru. Akenshi rero iyo tuvuze urupfu ari rwo tureba rwonyine, iyo tuvuze urupfu ari rwo tureba rwonyine, urupfu ubundi urupfu, iyo tuvuze urupfu mu by'iyobokamana, Yezu hari umuntu yazuye, turabizi mu ivanjiri, yabona abantu bamuririra akavuga ati erega nimuhumure, mwirira, ntabwo yapfuye, arasinziriye.
gupfa k'umukristu si ukubura ubuzima, si ukunyagwa ngo zihere, no gusinzira. Yezu yasinziriye mu mva amara iriya minsi 3 ariko arakanguka. Yezu ababwiye atarasinziriye, bamwe baramusetse, abandi bagira ngo arashinyagura, ariko ukugupfa kurekeraho guhumeka, ukugupfa k'umubiri ubundi k'umukristu ni ugusinzira. Gupfa k'umukristu ni ugutandukana n'Imana. Kandi Pawulo arongera akavuga ati ni iki cyadutandukanya n'Imana, ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Indwara, ubukene, ibyorezo, ubukene, inzara, urupfu, ibyo byose nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta na kimwe cyatwica niba gupfa ari ugutandukana n'Imana. Ikintu kitwica nk'abakristu kuko kidutandukanya n'Imana ni icyaha. Icyaha ni rwo rupfu rw'umukristu. Uru rupfu rw'umubiri rwo ni ugusinzira, kuko tugeraho tugakanguka, ari byo Pawulo yise guhinduka ukundi. Ntituzapfa ahubwo tuzahindurwa ukundi. Uyu muvandimwe rero dutaramiye Maridadi tuganira, hari ababanye nawe mu buryo butandukanye, ahantu hatandukanye, igihe kinini cyangwa se gitoya, ariko duhurijwe no kubabazwa no kuba atakiturimo. Duhuriye ku kubabazwa no kuba atakiturimo nk'abantu. Ijambo ry'Imana rikatubwira riti ntabwo yapfuye, namwe ntimuzapfa, yahinduwe ukundi, namwe muzahindurwa ukundi. Kondisiyo idushyiraho ikaba kwirinda icyaha. Bitavuze ngo ntabwo tuzacumura, ntituzagira intege nke, ntituzagwa, ariko nibura tuzahore turwana. Kurwana ni icyaha, guharanira gutunganira Imana ari nacyo Pawulo asorejeho ati mukomere ntimuhungabane, mwebwe icyo mukwiye gushyira imbere ni ugukorera Imana, muzirikana yuko kuyikorera bitazabapfira ubusa. Kutadupfira ubusa ni uko biduha ubwo buzima buzahoraho iteka, ubwo buzima budatinya urupfu, kuko buzi yuko ari nk'ikiraro, ari nk'iteme twambuka tukajya ahubwo mu busendere bw'ubuzima. Turangamire rero ubuzima, turangamire Kristu, turangamire Imana mbere na mbere, Imana Data yo muremyi wa byose, isoko y'ubuzima. Turangamire Kristu, umwana w'Imana ariko akaba n'umuntu nkatwe, wabayeho nkatwe, agapfa kuko twese dupfa, hanyuma akaduhishurira yuko nyuma y'urupfu hari ibyiza. Hari ibyiza Imana yageneye abayoboke bayo, hari ibyiza Imana yatugeneye. Duhabe tunashidikanya yuko uyu muvandimwe ari kubisogongeraho. Hari ikintu kitwereka yuko mu by'ukuri nubwo dutinya urupfu, nubwo rudukangaranya, mu by'ukuri hari n'igihe tutabimenya, ariko tuzi yuko urupfu rudahagarika ubuzima. Iyo dutanga ubuhamya, niba hari abatanze ubuhamya muri iyi minsi cyangwa no kuri uyu mugoroba, hari aho abantu bagera bakavuga, bakabwira abari aho, ariko umuntu akaba yanahindukira ukareba ifoto nk'iyi ngiyi kuko ariyo tubona, warangiza ukamubwira uti muvandimwe, ibi ngibi twasangiye, iki ngiki nakwigiyeho, ibi ngibi twateganyaga gukora, ukaba ugiye tutabirangije, jyewe ndagusezeranya yuko bitarangirira aha ngaha. Ntabwo wamubwira gutyo uzi yuko atagihari, uzi yuko atari bukumve, uzi yuko atifitemo ubuzima. Kandi turabikora tukumva yuko umutima wacu n'uwe hari aho bihuriye. Icyo ni ikimenyetso cy'ukwemera dufite mu buzima, yewe nuko tubusobanukiwe, nubwo nyine urupfu hari igihe ruza rukadukingiriza tukamera nk'abatabibona. Ikindi nuko turabasabira abantu bapfuye, abantu batuvuyemo basinziriye, abantu basinziriye turabasabira, tugasaba Imana kubakira, tukayisaba kuborohereza, tukayisaba kubahoza, tukayisaba kubitaho. Nabyo ntitwabikora tutemera yuko bifite mu buzima. Ijambo ry'Imana rero rikadufasha kubona ubwo buzima, kuko ridufasha kubura amaso, rikatwemerera kureba hakurya y'urupfu. Ntabwo tuzapfa, tuzahinduka ukundi, ndetse tugere naho turirimba tuti warupfuwe, ububasha bwawe buri hehe, urubori rwawe ruri hehe, intwaro yawe ukoresha iri hehe, ko watsinzwe. Hanyuma
tugasingiza Imana. Pawulo arongera akabwira abantu ati mushimire Imana muri byose, mu magorwa, mu makuba, mu munezero, mushimire Imana kuko ihari, kuko iri kumwe namwe. Natwe tukageraho dusingiza Imana nubwo amaso yaba arira, nubwo umutima waba ushavuye, ariko tugasingiza Imana tuvuga tuti Nyagasani, tuzi ko muri ibi ngibi byose uhari, tuzi ko bitabaye kubera yuko utwanze, tuzi ko bitabaye kubera yuko utwirengagije, ahubwo hari icyiza uduhishiye twe tutabasha gusobanukirwa, tutabasha kumva n'ubwenge bwacu, ariko kuko uri umubyeyi wacu udukunda, utifuza ko hari ikibi na kimwe cyatugeraho, utwitaho kugira ngo dutete tunezerwe nk'abana bawe. Ibi ngibi niba wabyemeye, tuzi ko hari impamvu tudasobanukiwe, ariko wowe turakwiringiye, tuzi ko ushobora byose, tuzi ko nta cyakuganza. Niba byabaye rero, twishyize mu biganza byawe. Navuze ngo turebere kuri Yezu ku musaraba. Yaravuze ati Nyagasani Mana, nishyize ubugingo bwanjye, ubuzima bwanjye bushyize mu biganza byawe. Natwe turabwira Imana kuri uyu mugoroba, ubuzima bwa Maridadi n'agahinda ko kuba tumubuze, amarira yacu, ibyo twibaza by'uko tuzabaho kuko ubuzima bwacu buzahinduka kubera yuko atakiri kumwe natwe, tubishyize mu biganza byawe. Ariko by'umwihariko we turamuguhaye, turamuguhereje. Iyo dushyingura gikristo, iyo duturira umuvandimwe watuvuyemo igitambo cy'Ukarisitiya, tuba tumuherekeza akamera nk'uva muri twebwe, tukamuhereza Imana, tukamushyira mu biganza byayo, maze tukabwira tuti mwakire, umutuza heza, umuhe kubana nawe, ndetse natwe uzaduhe kwishimira kugusanga no kubana namwe ubuziraherezo. Ubuzima rero dukomeraho, ubuzima dushimira Imana, tuzirikane yuko nta kindi kibufiteho ububasha, kandi yuko Imana ibutanze itabwambura uwo yabuhaye ngo ibwisubize. Niyo soko y'ubuzima, niyo buzima busendereye. Ntacyo ikeneye ku buzima bwanjye, ntacyo ikeneye ku buzima bwawe, ntacyo ikeneye ku buzima bwa Maridadi, ku buryo yavuga ngo ndabukwambuye kugira ngo mbyibuhe, ndabukwambuye kugira ngo nzarame, ndabukwambuye kugira ngo nzabeho neza kurusha. Uko tumusabira, tuba ariko dusabira umuryango asize, tuba ariko twisabira natwe ubwacu, kugira ngo dusobanukirwe ubuzima mu buryo bwimbitse, mu buryo bwimazeyo, dusobanukirwe n'urupfu, tugere naho nyine ku Pawulo yavuga ati ibyanditswe bikaba byujujwe, ngo warupfuwe, urubori rwawe ruri hehe, warupfuwe, ububasha bwawe buri hehe. Ni ukuvuga kugeraho umuntu kubera ukwemera yifitemo, kubera gusobanukirwa ubuzima yifitemo, akageraho akina urupfu ku mubyimba. Wiruhirije iki? Wikojeje iki? Ko n'ubundi watsinzwe, ko n'ubundi imbaraga zawe zaganjwe n'iz'ubuzima busendereye, ubuzima bukomoka ku Mana, kandi tukaba aribwo tugana. Dusabirane rero, kandi dusabire uyu muvandimwe wacu. Nyagasani Mana yacu, wowe soko y'ibyiza byose, ukaba isoko y'umunezero, ukaba isoko y'ubuzima, turagushimira yuko kuri uyu mugoroba ndetse no muri iyi minsi yatambutse wabanye natwe, ukaduha kuzirikana kuri uyu muvandimwe wacu watuvuyemo, ndetse by'umwihariko ukaduha kumenya yuko atatuvuyemo umutwambuye, atatuvuyemo agiye ahabi, ahubwo yadusize atubanjirije aho agusanze, kandi natwe tukaba twifuza kugusanga. Turamugutuye rero kugira ngo umwakire, umutuze hamwe nawe, umutuze hamwe n'abatagatifu bawe. Ntiwite ku bicumuro yakugiriye, wite ku mirimo myiza yakoze, wite ku mutima mwiza wamuranze, wite ku neza yagiriye uwo ari we wese, ku kwemera yakugiriye, ku rukundo yakugiriye, maze wirengagize aho yagize intege nke nk'umuntu. Ababajwe nuko atakiri kumwe natwe, turakwiyeretse natwe, ukomeze imitima yacu, uduhumurize, uduhe guhanga amaso ubuzima aho kuyahanga urupfu, uduhe guhanga amaso ububasha bwawe
aho kuyahanga sekibi we utifuza ko tubaho, utifuza ko tubana nawe, ndetse akifuza yuko dutandukanywa nawe n'icyaha no kugucumuraho no kujya kure yawe. Umuryango uri aha ngaha uwukomeze kandi uwuhumurize, abababaye bose, abari mu ntege nke, abari mu kaga, ubatabare. Ni wowe soko y'ibyiza byose, ni wowe muhoza w'abashavuye, ni wowe mubyeyi w'imfubyi, ni wowe mugabo w'abapfakazi. Tugushyize byose tubishyize mu biganza byawe kugira ngo tubone ihumure riguturukaho, kandi ukwemera n'ukwizera tugufitiye ntibizadutenguhe, ntibizadukoze isoni, kuko amiringiro yacu ari muri wowe. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri arakoze cyane, ijambo ryiza tugejejemo, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ry'urukundo, ijambo ryuzuye amahoro ku muryango, ku nshuti ndetse no ku bavandimwe twabuze mu bavandimwe wacu. Padiri urakoze cyane. Yatera intambwe akaza akatugezaho ubuhamya bwe, hanyuma na Alex aba yitegura. Dudu ari he? Nyaruka utugezeho ubuhamya bwawe. Ni mubyara we, Maridadi aramuzi neza, ibyo baganiriye, ibyo bavuganye, amuziho byinshi, bikagira icyo atubwira. Nanjye uhagaze hano banyita, ariko ntabwo ariko nitwa, narakuze. Ari umwana ariko sinzi icyo navuga kuri Maridadi. Maridadi ari umuntu utangira Maridadi yaradufashaga, twajya nko kwiga Maridadi akavuga ati nabategera kujya ku ishuri. Yari afite umutima mwiza, yagiraga urukundo cyane, akunda abantu. Mu rugo haba nk'umunsi mukuru ukabona ko yishimiye abantu bahari, nubwo twabaga tutava rimwe ariko badufataga nk'aho tuva rimwe nabo. Akenshi aho nakundiye Maridadi cyane, arigihe nigeze kurwara ngera kure, ariko Maridadi aho yari yageze kujya mpamagara akambwira ati humura, Imana irahari, agusengera. Ati mama buri munsi atubwira uzatugamaga tukakwasa ukomeze twamaze abana. Ikindi Maridadi mwibukiraho, abantu najyaga nkunda guteka ibintu byitwa crepe, ba Chantal bakaza bati turi nkabima bose twabaga mu rugo. Akaza akanyicara akambwira ati ndagutegera icyumweru nkugurira muri gare bizwi cyangwa bomba. Dadi afata crepe nkazimuhereza, ahubwo abandi nkabima. Byinshi navuga kuri Maridadi, byinshi pe, ariko Imana ni muri kudashira. Ikindi Maridadi kimbabaje cyane, twagiye tuvugana mu minsi, akajya avuga ati ikintu numva nshaka nigera mu Rwanda tuzagijari, duhamagara abantu bo kwa mukecuru abahari bose bagende twirye twongere twishime. Maridadi sinzi kuvuga nagera n'ejo, ariko biragoye uyu munsi, kandi
abantu mwaje hano bamaze iminsi muzaho ndabashimira, n'abashantare bose ndabashimira kuko ntacyo mwatwimye, n'ubu byose bibaye Maridadi numva akiri narenzaho mbabarire. Turakoze. Biba bigoye kugira icyo umuntu yavuga kuri uyu munsi, ni umunsi utoroshye ariko ukomeze kwihangana. Kadukurikiza Alex watera intambwe ukaza. Alex nawe yakoranye nawe, yabanye nawe, aramuzi ko Maridadi yitwaraga. Yavuze ati ntabwo rwose uyu munsi wawusoza ntagize icyo avuga. Alex turakwakiriye. ibyo Maridadi nyakwigendera namenye nawe icyana gatatu, rero ko atari vuba cyane. Icyana gatatu Maridadi akiri umwana, akaba na bashiki be naza kureba Inkotanyi muri senete cyajyanirwe no kubagirana muri Misiri. Ari umwana mwiza, namye ko ari mu bantu ba mbere bagiye muri sena, menyana nawe kuva icyo gihe, akazana bashiki be, aba muri umwanya kuva icyo gihe. Maridadi haciye igihe gito jenoside iratangira, najya ndwara ntekereza Maridadi ariho na bashiki be, buri ntambwe yarateraga ntabwo byamaraga isaha n'umutekereje, ntabwo siko turimo kurengera abantu, uyu muryango urihe. Ariko kubera ko Imana igira neza, kugira gutya jenoside irangiye, uwo mu muryango wose uracyariho. Ndibuka leta igiye kujyaho, twahawe amabwiriza n'ubuyobozi ko tugomba gucyura abantu bari hirya no hino, leta ikajyaho dufite abantu mu mujyi. Inzu bari barimo ni igihe bayikorofye, hari i Remera, ndayikoropa baza kuza njya kubazana bashyira mu nzu. Rero Maridadi yari umuvandimwe wanjye buriya, ndakomeza abana be n'umuryango muri rusange n'inshuti. Niba njyaga mbwira amasitari ya Bakobe, we na Chantal tukaganira na mama akiriho. Muri ubwo buzima bwose twabayemo, Maridadi aza no kujya mu gisirikare, ajya mu gisirikare, nza kumusanga hari umuntu yasotingaga, ndabwira rero afande uyu mwana ndamugusabye uramumpa, afande aramumpa. Haciye igihe gitoya nibwo twasubizaga abana ku ishuri, abo mwajya mwumva bitaga ba Kadogo. Maridadi yarakiri mutoya ajya kwiga, hari abajyaga i Butare bitaga muri ESO, ariko hari na bajyaga mu mashuri ya segonderi hirya no hino mu gihugu. Maridadi asubira mu ishuri,
maridadi buriya musamu yabivuze dodo buriya yari umuntu ugira urukundo cyane ariko ntabwo yari azi kurya wenyine ntabwo maridadi ari wa muntu wumva atekereza nabi muri we ku buryo yakwanga umuntu uwo ari we wese ntabwo mbimuzi amaze kujya kwiga nanjye nakomeje nkora akazi ka gisirikare njya kumusura naza mbonye umwanya njya gusoma maridadi nkamubaza kwiga bimeze bite asobanurira amubwira ejo ugerageze ajya ntajya nkunda kumubwira ntabwira maridadi menye ko ari we umuhungu muri abakobwa bangana gutya ugomba gukora ibishoboka uzashwaje bashiki bawe na mama buryo rero yakoraga ikosa baramundegeraga kandi nkamuhana akanyumva ntabwo yigeze antengura yaje kugira neza arabyara icyo umuntu nshimira Imana kiriho hari ijambo yambwiye yari afite imishinga myinshi ariko yajyaga ambwira ati ntabwo nzasangira muri aya mahanga amubwira se urateguye ati ndategura ABCD umva ni gahunda nziza nubwo yari mu Bwongereza ntabwo yakundaga ni ikintu nzi twavuganye gutya rero maridadi covid itangiye yarampamagaye ambwira ati tuzambweza abazungu ati nigeze ikwiye rero ngo bajye kundeba kiriya gishinga icyo muri dasi nabwo muvemo muri banki mu kampani aho mukorera ati abandi kimwe nigeni kandi abandi bazungu ntabwo baragikira ati biri no mu mpamvu zimbabaje cyane iryo jambo yararibwiye namubwira ihangane namubwira amahanga nabibonye namubaza se baguhaye konje ingana iki ati bamuhaye iminsi 3 ariko nzi 6 tuvugana kuri telefone ndabiga twavuganaga inifati yampamagaye nari nkibyara muri covid nari turuhera bikiki ngeze ngende iwanjye mvugana nawe ndamubwira rero uri karume bijya stress ntangana natwe hano bitumereye nabi izo nshinge turaziterwa rero uyu mugabo mureba utuvuyemo subiye inyuma gato yaramuzi inkotanyi zigera muri seni amacumu yabaga ahari maridadi akacamo akaza na bashiki be nibyo bikwereka ubutwari bwa maridadi kuko warahavaga n'ubundi ukabizira ariko umwana agakomeza tugeze aho nari ndavuga n'umukoroneri bita amatungo tuza kumubwira ati ariko ntuzabwire bashiki bawe muzagarukane turabwira ati ntuzongere gupima kugarukana kuko ni risiki abantu baratwumva ariko n'ubundi ntabwo byabujije ishyano ariko Imana irabarinda duduri yari akana kabaga turera iwabo akanya nabonaga nacagayo nkabasuhuza hari umumasire bahabaga sinzi bari hano shaka n'umubikira babaga mu rugo yishyura ndende izishiye imakire akajyayo akadusengera mama akicaraho natwe n'abo bakobwa akadusengera na maridadi yahise akambwira atari kose ati mu by'ukuri kuki utajya ugira umujinya nk'abandi basirikare
ese abandi babonye bagira umujinya ni bande? Ibibazo bibaga mbaza. Akajya kugereranya abasirikare b'inkotanyi n'abo kwa Habyarimana. Ndamubwira rero twebwe twatojwe urukundo, ntabwo turi abasirikare basanzwe, kuko twavugiye kurengera. Ni nayo mpamvu ubona n'abana badusanga. Kandi yabivuzeho gatoya numva hari akantu mba yatashije, ariko mu by'ukuri my dad asanze umukecuru we wamukundaga, natwe twese niyo nzira tuzajya tuzirikana my dad n'umuryango asize. Icyo amaze kumvugisha ntabwo, ariko umwana anyereka umwana wabonaga hanze, ndavuga uri n'ahari hehe, umuhungu we wigaga Mount Kenya. Nawe mu kontakiti zanjye nawe umwana azi kumuvugisha, naramuhamagaye turaganira, mubwira uko umugabo yambwiye, numvisha afite stress nawe uzi kumuvugisha. Ariko Maridadi ibyo byose ntabwo hari ahantu yari ahishimiye, yakaje asa nyine, kuko muri gahunda ze yari yambwiye ABCD buri kintu ikindi, ambwira plan afite, ambwira uko bitegura. None Maridadi ashoje urugendo rwo ku isi kugira ngo atabishyize mu bikorwa neza. Iryo jambo yari rimbwiye, turaganira ndamwumva, ndamubwira ihangane, upfa ko ufite gahunda utegura. Rero inshuti bavandimwe, uyu mugabo twabanye neza, njye ndi mukuru, ariko nanjye ntabwo ari mukuru cyane. Nuko iyo umuntu yemeje ikintu n'inshingano ahita aba mukuru. Ko yajyaga ambaza ibibazo byinshi, akamaze atari ko ati wakuramo ipantaro ndetse kubera iki, ati ko watubwiye ko mugira imirizo. Kuko nabibuka icyo gihe hari umugabo Reggie Muco, iyo ari Minisitiri wa Justice, yigeze kuzana amafaranga 1000 bwa munoti buri buri. Tewe Maridadi ndamufata mujyana muri kantine, agenda mugurira fanta. Ndabwo Maridadi niyambure, we icyo nta mirizo tugira, nabikoze agenda turiherera. Ndabwo Maridadi urabona nta umuntu wuzuye, ariko ibyo byari impamvu za politiki mbi na propaganda yari ihari. Aho kubera ukuntu yanyibonagamo akambwira iryo jambo nagomba guprovinga, nanjye nkamaze se muwaye gute, akambwira bashiki bo bari bakuzemo gatoya, ntabwo twaganaga ibintu byinshi. Rero mu by'ukuri tubuze umugabo, ariko icyo nasaba abantu bateraniye hano, Maridadi asize abana beza. Rero padiri sinzi wenda yaba n'abantu abivuze neza, ariko ntabwo Maridadi apfuye, asize abana beza. Sinzi abari bagera hano bose, ariko kandi abasize amaboko meza y'abavandimwe. Buri Imana iragenda igategereza, ni ugutegereza umunsi nk'uyu nyine. Rero Maridadi Imana iguhe urukundo ridashira, bakire mu bayo, usanze abavandimwe benshi bariyo, kandi twese niyo nzira, sibyo? Nabasaba kwihangana. Ikintu cyajyaga gituma ngira mba careful cyane kuri Maridadi, yari umuhungu wo mu bakobwa gusa, naguma mbitekerezaho kenshi, ariko tugira neza abyara akiri mutoya.
so it was very great. Rero ndashimira Imana kuba tukinariho, hari abavandimwe bangana gutya, hari ababyeyi bangana gutya, n'inshuti bazaje kuba hafi y'umuryango. Tuzaguma tubane hafi kandi abana ba Maridadi Imana izadufasha tubashe kubunganira mu bitekerezo no mu bikorwa. Mwakoze Maridadi, Imana igije kubayishiraho. Alex yakoze umwe mu babanye na Maridadi ni bwiza ahaye kuri Mashati. Turacyakomeza n'ubuhamya tugenda tugana ku musozo. Hari umwana we umuhungu witwa Shema yifuze kugira icyo yavuga, reka tumusabe tera intambwe aze hano imbere. Muraho, banyita Shema Bize, ninjye mwana mukuru wa nyakwigendera Maridadi Salvatore. Nanjye nkaba hari icyo nifuje kubasangiza uyu munsi. Ntabwo byoroshye, biragoye, ariko ni ukwihangana. Icya mbere, ko mundeba hano ndababaye, simbabeshye, ndababaye cyane kuko bamwe muri mwe ntabwo muzi sitori y'ibintu byose, ariko nyine ndababaye. Igihe gito tumaranye yari umubyeyi mwiza, yakoze ibyo yasabwaga byose, yanyishyuye ishuri ndimo bize mu bigo byiza. Babajije umuntu warenze umupaka w'u Rwanda, nanjye ntabwo nize mu bigo byiza, ntabwo nize ngo Rivare kuva primaire, secondaire ndetse kugeza aho nagiriye Mount Kenya University. Ariko ikintu kimwe kimbabaza ni uko his biggest dream, inzozi ziwe zari kumbona nambaye, and I was supposed to graduate mu kwa munani, and yari afite gahunda zo kuzaza mu kwa munani also. So ni ibintu bigoye cyane, numvaga yuko nzamuhesha ishema yuko at least, sinzi ko nabivuga gusa birababaje. Numvaga yuko mu kwa munani ngomba kwambara nawe kumva yuko nyine nawe abayeho, sinzi uko nabivuga gusa ndumva nta nubwo nanabyumva yuko biri kuba, kuko uwo munsi byari kuwa gatanu turi kuvugana. Icyo gihe nari bujye mu Bugande kujya kuzuza amazina ari ku gitifomu zo mu Bugande bandikaga Shema Moses, ko bari abantu bapfona ariko mu Rwanda bakandika Shema Moses. So biza guhirana yuko amazina atahuye mu Rwanda, abantu bari yuko ushobora kuguriza ibyangombwa. So uwo munsi nari ndi kumubwira ati ibintu ibyangombwa hano nzagaza kwa munani. So nibwiriza ibyangombwa, nyuma amafaranga yo kujya mu Bugande ku kigo nigagaho kugira ngo turebe ko twabigenza, ariko nkajya mbonera ko ibintu bitavuye. Namubaza se ko mbona uri kuzuza ibintu bitavuye, inama zitavuye n'ibyaha, kuko ukuntu twavuganaga ni ibintu byari urukundo, yarankundaga cyane, ntabwo nababeshya. Mu gihe tumaranye
yarankundaga cyane kubera yakundaga kumva story zanjye, yakundaga kumbwira ku bintu grammaire, yakundaga kumbwira ko nabanye na grammaire cyane, yakundaga kumwumviraho cyane. Banagushimira padiri, nakuye isomo mu byo wavuze. Nuriya mupapa wundi ntabwo nzi izina ryiwe, ariko grammaire yakundaga kumbwira story yiwe, yakundaga kumbwira kuriya kuntu bamuhererekanyije, ukuntu yagiye kumusaba kugira ngo bamumuhe abari we baba bari kumwe ku ruhande. Iyo story yayivuze mpita nibuka yuko grammaire byo kuyibwiraho. Ariko icyo navuga kuri papa, hari umugabo agiraga urukundo. Abantu bamuzi hano ndakeka babizi. Yari umuntu wangaga umuntu ubabara. Nanjye umunsi umwe twashwanaga, tugashwana, yaga akavuga ati nta wundi se uzabona ni njyewe so, ibyo uzakora byose ni njyewe so. Akambwira ati ibyo wigira byose ariko mfite ubudade. Namwumva musaba imbabazi, ariko rero aka kanya ku myaka ya 46 bibabaje cyane. Urebye igihe tumaranye n'igihe yahise agenda, ibintu birabaje. Ariko ndamushimira yuko mu bintu byose nifuje yabashije kwikura. Yari umuntu nkunda kandi akananyumva byatashye. Iyo nazaga umushinga yavuga ati umushinga wawe uzo neza, ati dutangire. Ibyavamo byose ndi umwana, yarambwiraga ati gereza n'adacansi, hari andi mahirwe gukomeza upushinga. Ariko kuba yari buze muri kwa munani ni ibintu bimbabaje cyane, kuko it was my first time yo kuzaba mubonye mu buzima bwanjye. Ntabwo muzi, ntabwo nabeshya, ntabwo muzi, ariko birambabaje cyane kuba ngiye kumureba yitabye Imana. Biragoye, ariko nyine nshimira abantu bari hano. Abenshi ntabwo tuziranye, ariko wenda tuzagira amahirwe yo kumenyana. Nshimira abatantu banjye, nshimira inshuti zo ku ishuri, abavandimwe n'abantu bose tutaziranye, ariko mu by'ukuri yababaye kandi cyane. Tante Chantal ambwira ati uravuga? Navuze ati ntabwo ndivuga, ariko ndatekereza byamubabaje, ariko mfata imbabazi. Ariko hari impamvu ibiteye. Urebye ukuntu tuziranye, twavuganaga cyane, ntabwo tumanye icyo gihe kinini, ariko igihe kinini yampaye uburere, yanyishyurira ibyangombwa byose, aba hafi. Amahirwe ntigeze mbona ku wundi muntu havuyemo mu muhango. So yampaye amahirwe yo kuba umugabo, wagira ngo yarabizi wenda akazagenda vuba. Yarambwira ati ugomba kurwana, ugomba kugira ibintu byawe. I know, ndabizi yuko nawe ategura kugenda, kandi ndabizi ko uyu mwaka yari buzaze. Iyo yambwiraga ngo azaza, yambwira ati nzaza, umutwe wawe ufunze nzakurasa. Nicyo kinyakunda kumbwira ati nzakurasa wowe, gute ugira umutwe ufunze, njye ni papa wawe. Dukunda gushwana cyane, ariko urumva ntabwo twari tuziranye, ni ibintu nyine byari bigoye. Ariko yanyeretse urukundo, neretswe na mama, araza yunganya ku bya mama, amba hafi. So sinzi ko ndi kuvuga ibintu byinshi, ariko ahari amenye yuko
imishinga yose naje gusanga uriya mupapa wavuye hano yarazi ibintu byinshi yari no kubivuga nkavuga ati se yatubwiraga ibintu bisa kuko yari buzi uyu mwaka ariko mbwira ati we peti ugomba kugira akamodoka kawe ukajya mu muhanda ugakora ukagura ikibanza nawe ukabona umusore ufite ikibanza mu Kigali ariko akambwira ati ibyo byose bigomba kuba ari uko umaze kugraduatinga akambwira ati reba abandi bana bose baragraduatinga what's wrong ahita amubwira ati ibibazo byavutse muri Uganda biki n'ibiki ariko uyu mwaka ngomba kugraduatinga so icyo nasezerana batatu banjye n'abantu bose bari hano asize imishinga so I'm the person ugisigaye mu nkweto ziwe ngomba kwacivinga ibintu byose yatekereje nkabishyira mu bikorwa nkanarenzaho kuko ni umuntu wanyumvaga cyane ntabwo benshi babizi ariko ngenda bizi kuko nijye twabivuganagaho yakundaga kuko ndi umuntu utavuga cyane ariko yakundaga ko muramutera story amagara wawe no kuba umusirikare ukumva ariko nanjye mfite umuhamagaro wanjye tugomba kugenda akambwira ati ibintu byose ugomba kugeza ko nibyanga nzakugera mu gisirikare ntabwo ati sawa nta kibazo turabyemeranyijweho njyewe ibyo ushaka nzabikora njyewe ibi bintu bibaye mu gihe gito mwese mutakwiyumvisha kuvugana n'umuntu ku wa gatanu takubwiye ibintu byabaye ku cyumweru bagahita baguhamagara kuvuga ngo umuntu ari muri koma simubwira ibintu ntabwo bishoboka ari muri koma gute abatante bajyayo bajya mu Bwongereza bamurakora barambwira ati ntabwo bimeze neza se nuko twahuye ku wa gatanu ameze neza twari dufitanye gahunda bimeze biti ambwira ati uri muri koma ntabwo navugana ariko ihangana hashize icyumweru kimwe numva ngo umuntu yitabye Imana twese icyumweru kimwe nta nubwo anarwaye wenda tuvuge ngo amaze igihe kinini icyumweru kimwe ibi ntabwo bishoboka so Chantal ubwo nari nanze yuko mvuga uyu munsi byari binkomereye ntabwo numvaga yuko ibintu byashoboka kuko ntabwo nize numva yuko ntabwo uri umubyeyi at this early age ntabwo nabyumvaga ariko nyine ndabasezeranya yuko ntazababera igihombo ntabwo ibyo byo bishoboka anazi Shema humura komera Imana izabana nawe ube umuntu w'umugabo ibintu byose ni determination reka rero twakire mushiki w'umukuru ariwe ujya kugira ngo nawe agire cyane ko ataranahabi jewe ubwanjye naherukaga kubana nawe muri event niho twabonaniye mu Bubiligi nari ngiye muri Amerika nari kumwe n'umugabo wanjye aza kundeba tugirana ibihe byiza Maridadi iwacu ndi umwana mukuru we n'umwana wa kane akaba umuhungu umwe rukumbi nyuma yabyaye umwana bategerezanyije urukundo rwinshi cyane urumva yaje akurikira abakobwa batatu ndahera no ku izina bagaruka mu rugo ibyo rero byashyize iwacu mu kaga kuko deja aho twari dutuye bari baramaze kubimenya ariko Imana yaramurinze kuko ntacyo yabaye natwe ntacyo twabaye ni umwana rero yewe urumva intambara imaze kuba yagiye mu gisirikare nk'uko babivuze
ariko nyuma baza kumureka asubira mu ishuri yarangije mbese segonderi njye naramaze kwimarira ku buryo rero yagiye mu Bubiligi muri 2023 amaze plus de 20 ans mu Bwongereza yabaga rero ni umwana wafitiraga urukundo rwinshi agakunda mama cyane cyane ariko ntabwo yari umwana w'umukire cyane ariko ibyo yari afite byose yarabitungaga akabiha abandi yari umwana ukunda kuduhamagara kuko urumva kubera ko atazaga hano cyane kuva agiye yaje hano rimwe yadevelope ibintu byo guhamagara buri muntu wese abo mu rugo abo haze mu muryango buri wese arakubwira uburyo Maridadi yamuhamagara yari afite umwihariko wo kuduhamagara niwe ukunda kuduhamagara akabishyira muri gahunda kuri Noheli kuri Bonani ejo bundi narababaye cyane kuko umunsi w'abamama yarawuzirikanaga cyane akaduhamagara twese akatubwira ko adukunda akatubwira ko turi abamama beza dufite abana beza abana bacu yasize ari batoya cyane ariko akabahamagara akababwira ko ari umutoto wabo nabo bakamukunda akavuga ngo bafite umutoto w'umujeni rero muri kano ka mwanya jyewe navuga nko ku ruhande rwa mama yakundaga mama cyane cyane ariko yakoze akazi kenshi twe tutanakoze twe twari bakuru ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire mama yaza kuba hano wenda ari kubyivugira ni umwana wafashije mama cyane cyane ariko ngira ngo twebwe ntabwo twabikoze nk'uko we yabikoze ni umwana wagiraga objective ye chaque mois akamenya ko ari ibyo agomba gukorera mama ku buryo mama yabayeho twebwe twabayeho nta kibazo cye tuzi nuko gusa yaje kurwara nyine bikaba ngombwa ko ajya mu Bubiligi erezwa naho ngaho Maridadi yaramusuraga cyane aza kugaruka ariko nibuka ko abo bana bose twabyaraga yaba ari jyewe yaba ari Chantal mama akiriho twarabyaraga akaza kuduhemba kandi rwose muri ibyo bintu yaduhembaga ni Maridadi wabaga yabikoze ndabivuga kuko najyaga mbimubwira yambwiraga ati se mama uzajya guhemba rero ntabwo mpari ariko ndakwingize kugira ngo ibintu byose uzajyana ureke nzabikore wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uzagubwe neza nzagukumbura kumpahira kwisubije hakiri kare nkigukeneye oya simbyumva umutima ntubyakira abuze byose mpora n'ibituma mwibuka musigiye igihugu nyuma kugira ngo byari muri 2002 muri 2002 ahamara iminsi mikeya nimaze kujya mu Bwongereza ari naho ubu yaguye rero Maridadi yakundaga abantu cyane twebwe rero ba bof ariko ati bof uri hehe ndabyibuka igihe durikana nari ndi mu Bubiligi nagiye mu Bubiligi arambwira ati ntabwo wazi Burayi ngo uhabe tutabonanye ndamubwira ariko ngewe viza natse ntabwo nyemerera kugera mu Bwongereza wewe yari mu Bwongereza arambwira ati ndaje
yaraje koko ahantu twari kwa mukuru Chantal witwa Grace araza twamaze amajoro 3 tusaryama yari umwana usabana cyane n'umwana kuko yari umwana utapira tukaba aricyo jambo rya nyuma tuganishije ku musozo. Twongere dusabe padiri kugira ngo aduheshe umugisha adusezerera tuzongere kubona ejo tujya gushyingura saa moya turajya gufata umurambo ku kibuga cy'indege saa 4 turaba tuwusezeraho hano noneho nyuma yaho tujye mu misa kuri Regina Pacis saa 8 turaba tugaruka tujya gushyingura ku buryo saa 9 neza tuba dutangiye imihango yo gushyingura saa 10 biraba birangiye tugiye gukaraba hariya mu babikira. Ndumva rero gahunda ari uko iteye, mwakoze kwihangana. Reka nsabe padiri aduheshe umugisha dusezeranaho. Mwakoze. Reka duhaguruke. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Mana yacu, turagushimiye yuko wamuzi wabanye nawe ndetse n'abamwumvise. Turagusabye kugira ngo uwo murage utubere umurage mwiza. Ibyiza byamuvuzweho, ibyiza byamuranze ntibizime, bitume n'ubuzima bwe butazima, ahubwo bukomereze mu babyakira umurage nabo bakabikomeza bakuza ikibiki. Umugisha nawe ubwe umwakiri wawe, uduhe kutamwibagirwa, uduhe kumuzirikana, uduhe kutarekeraho kumukunda, uduhe kutamufata nk'utari muri twebwe, ahubwo twishimire yuko ari kumwe nawe kandi akaba ari no mu mitima yacu. Duherekeze rero kuri uyu mugoroba abagiye ugendane nabo, abasigaye muri uru rugo usigarane nabo, twese dutwikirwe n'umugisha wawe n'ineza yawe udahwema kugaragariza abantu. Tubigusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muramuke neza. Imana iraha umugisha. Harakabaho umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha. Wari nyangamugayo, wari ntangarugero, hahirwa abakumenya ukiriho. Wari uw'agaciro kuri twese, nzagukumbura. Wampaye ibyishimo kenshi, nzagukumbura. Nawe ugiye uzagubwe neza, nzagukumbura. Iyakumpaye irakwishubije hakiri kare nkigukeneye. Oya simbyumva umutima ntubyakira. Ntabuze byose mpora n'ibituma
usigiye icyuho aho gusimbura aho ndebye hose mpura n'ibituma nkwibuka usigiye icyuho aho gusimbura wari uw'agaciro kuri twese nzagukumbura wampaye ibyishimo kenshi nzagukumbura nawe ugiye uzagubwa neza nzagukumbura yana umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye nugera kwa rurema abamarayika bagutaramire bakirwe intwari z'uru rugendo cyane umutima utuje urukundo ruguherekeze uzahora iteka mu ntekerezo zanjye